abati ni karande akajinaraza Imana ari imusura. Si impamya ko inzozi z'abadayimoni umuntu azirota rimwe kabiri gatatu kane gatanu izo nzozi ziba ziva ku Mana. Dore ikintu uhita ukora uhita usenga Imana ukayisobanuza ngo Mana umugisha wanjye urihe, kuko natwe twagiye tuva aho tuva Imana ari itworiyanse kuvuga ngo genda umugisha wawe uri bunaka. Kandi nkubwiza ukuri Pascal, ku muntu basenga ku barokore kenshi ibintu bituho tutabimenye ni 3%, ariko 97% ni Imana ibitubwira. None rero umuntu asobanuza avuga ngo mbe Imana umugisha wanjye uri. Hari igihe Imana yaba ari kumubwira ngo jya mu cyaro niho uzafatishiriza ukanabona umugisha ukanabona ubuzima, ukaba wigundiriza Kigali nta mugisha wawe uhari. Ikindi cya kabiri bikunda kuza gutya ari inzozi za karande. Yego. Ikizabikubwira ni iki kari karande nuko uzaruta wasubiye iwanyu uri guhinga kandi Kigali cyangwa aho uri hose uhabaye neza kandi ukabona uri mu buzima bwiza. Nubirota gutyo bitandukanye n'ibyo uri. Hari igihe iminsi ndafashijwe, hari igihe nukuri nanye gufashwa, hari igihe iminsi bikamya. Rero hari igihe Imana kubera ko Imana ntirora nk'abantu Bayibiri avangerega ibyo muzi nanjye ndabizi, uretse no kuba mubizi kandi ntago mundusha. Imana izi ibyo twebwe twibwira, izi Bibiliya yanditse mu mpita. Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare. Kandi tubifurize amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga ubane namwe mwese aho muherereye, abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze yacyo mwese mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Ni waba dukurikiye ubabaye cyangwa se uri mu bibazo bitandukanye, ariko ndagira umubwira ngo kurira kwararira umuntu ariko mu gitondo impundu zikavuga. Uyu munsi wa none twongeye kugira umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana. Uraho neza mukozi w'Imana? Muraho neza umukozi w'Imana. Yesu nashimwe. Yesu ahimbazwe. Hari haciye iminsi tutabana ahangaha ku Imana Irahari TV, twagiye twunguka abandi bantu. Nari maze iminsi ntaza ariko mba ngukurikiranira inyuma y'igikari nanjye ndi gufashwa. Yego. Kubera ko ubuzima nyine uko isi yubatse ibintu bihora bihinduka. Hari n'igihe dupanga ibintu twebwe nk'abantu ariko ntibigende uko tubyibwira nuko dutekereza. Umugambi w'Imana ukatuganza n'umuteguro w'Imana. Yego. Reka tugusabe kugira ngo noneho uze kubanza kwibwira abakunzi bacu twagiye twunguka nyuma yuko twakwakiriye. Nitwa Adrien Habarurema ndi mwene so muri Kristo. Uyu rero twaraturanye. Yego. Uyu rero turi kumwe n'umukozi w'Imana Habarurema Adrien. Muramumenyereye cyane, abatari bamumenyereye cyangwa se abamukunda ariko bibaza ngo twamukurikira hehe, mwanyarukira kuri channel yitwa Umusaruzi TV. Niho hantu avugira, akunda gusobanura inzozi, akunda kuvuga amagambo y'ubwenge. Amen. Kandi nzi ko abantu benshi barota inzozi ariko rimwe na rimwe zikabatera ubwoba zidateye ubwoba, ikindi gihe bakibwira ko zibahumurije zitabahumurije. Ni byiza ko rero mukurikirana. Uriya rero no gusobanura inzozi Pascal ntago nabikundaga cyane. Nakubeshye kubera ko ntakubeshye umwuka w'abatubuzi abantu bawutuburiragamo. Noneho nzi n'amakuru y'abantu bafataga ibintu by'abapfumu, ibitabo by'abapfumu, uburyo bapfumura n'uburyo baruga, akaba ari byo bafata bagasoma, yarangiza akavuga ngo Imana yamuhaye ngo gusobanura inzozi. Narabyangaga. Ubundi impano y'inzozi nubireba uzasanga ituruka mu mpano bita ni impano yo kumenya. Kumenya uziko impano z'umwuka bavuga ni nyinshi ariko ziri muri parate 9. Hari impano y'ibitangaza, impano yo gusengera abarwayi n'impano yo kwizera. Buriya kwizera iri mu mpano 3 z'ibitangaza. Buriya akangubwire Pascal, ufite kwizera ukaba ugutunze muri wowe, hazagira umuntu kubeshya, hazagira ikigutera ubwoba. Iriya iri mu mpano zikomeye cyane. Utekereze ko na Yesu yaravuze ngo iyaba umuntu yagiraga kwizera guto cyane kungana buri urubuto rwa sinapu sinzi nimburuze ariko nakabuto gato cyane gato
se navuga kangana ubanza kari hasi ya sezame n'ubundi ni gato cyane ariko aravuga ati kwizera kwanyu kubaye kungana n'agati ka snap mwabwira uriya musozi ukariduka mwabwira ugakurwaho ukahava rero iyo mpano yo kwizera impano yo gusengera abarwayi ni impano y'ibitangaza buri impano y'ibitangaza itandukanye n'impano yo gusengera abarwayi ahubwo mu mpano y'ibitangaza habamo no gusengera abarwayi izo ni impano eshatu hakaba n'izindi impano eshatu zindi impano yo kuvuga mu ndimi impano yo guhanura impano yo kurobanura imyuka ndetse n'imyuka ubwo ni impano yo kuvuga mu ndimi n'impano yo gusobanura indimi hakaba abantu bagira impano yo kuvuga mu ndimi ariko badazisobanura hakaba n'undi uzisobanura meniyase Imana mumvuka ivuze ukunuku hakaba n'indi mpano rero bita impano yo kurobanura imyuka ndetse n'umwuka bahishe bakunda kwita impano y'ubugenzuzi noneho hakaba n'izindi mpano eshatu hakaba impano y'ubwenge impano yo kumenya n'impano yo guhishurirwa Bibiliya iravuga ngo mugire urya mutima wari uri muri Kristo donc muhishurirwe Kristo buriya guhishurirwa Kristo ni igihe ushobora kuvuga ngo ariko buriya dere yo nkwitegereje mbona uri umuntu udasanzwe ugahishurwa ibintu bitandiho ibintu ntiyumvamo n'ibintu nashoboye ukabihishurirwa muri ukambwira ariko mbona ibi bintu wabishobora atari ubuhanuzi atari nabyo bindi bajyaga bita ngo kuraguza imitwe oye kandi ari byo nanjye kuko hari ubuhanuzi hari indagu hari iyerekwa ariko indagu siza abantu b'Imana indagu ntago ari iz'abantu b'Imana indagu ni iz'abapfumu baraguzaga ngo imitwe indagu nyine ni ugufomboza uretse ko ngo bakera byo nyine barabikoraga bavuga ngo wa mwana uzabibi birashoboka ko kandi impano z'ubwenge burya abadamu benshi bo burya bagira impano y'ubwenge 60% ya 70% igitsina gore kigira impano z'ubwenge uzarebe byinshi ku bintu umugore wawe yakubujije ukabikora bitakugizeho ingaruka nanjye nuko uzi impamvu ntago berekwa cyangwa ushaka kuba banerekwa ariko abagira impano y'ubwenge yo guhishurirwa ku buryo ushobora guseka ugaseka utamune agahita amenya ikihishe inyuma y'inseko yawe adahishuriwe tu kavuga ati yinse kuko nyizi ndiyumvamo ibi ngibi kandi birya bintu akaba ari nabyo rero impano gusobanura inzozi nyine biba mu mpano zaho ngaho ziri mu mpano z'ubwenge kuko ngewe nyangira umugisha iyo uvuze ibintu uko nguko mpita mpabwa n'ubusobanuro bwabyo ako kanya bikaza ukisoma narose ibi ngibi biza uko hari rero bitandukana mu garuka bivuze uko umuntu abitekereza ntago nabikundaga mwikundira kwigisha ijambo ry'Imana gucyana no guhugura no ibintu nk'ibyo ngibyo ariko nagiye mbona uburyo abantu bayobya abantu none n'umuntu akamwe ansobanurira ibi ndavuga okay kanze nyuzamo shisheme ibintu byo gusobanura inzozi simbihoramo uberi uzi impamvu abantu benshi bajya babiyoberamo nicyo kintu nza kugira ngo nze nacyo ndaza kukikubazaho ariko mbere yuko tukigeraho reka mbaze nkubaze ko kantu kajya kancanga abantu baraza kuvuga ati ko tutasenze ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga ndetse no kwinginga imbere yuko nicara hanga Imana iba yabibonye nyabuneka ntimuze kuba abapagani ariko nabyo twabikora reka tubikore nyakubaho Imana data kubera ko wera kandi ukabukiranuka ikiganiro cyiza tugiye gukora gihembura imitima abadukurikiranye buzura umwuka wera mwami ushyigikira Imana Irahari TV ubagurira imbago bahembuke abantu bakurikirana Imana Irahari TV ubagurira imbago papa bahembure ndetse na Imana Irahari umugisha mwami Imana Irahari umugisha umwagurira imbago abona umugisha wawe ahishurirwe Kristo kumenya kurusha kandi twunguke kumenya Kristo twese duhishurirwe reka umenagura ibicaniro byose by'ikuzimu abantu bakirire mu kiganiro tugiye gukora yaba mu buryo bw'uburwayi bakize yaba mu buryo bw'amarangamutima emotionnel bakize yaba mu buryo spirituel mu buryo bw'ibyaha ndetse n'umuntu w'imbere bakize ndetse n'umuntu w'inyuma mu buryo bw'ibigaragara akire kubera ko ijambo ry'Imana riravuga ngo icyakora umwuka wera naza muzahabwa imbaraga muzava Yudaya ni Galilaya ni Samariya muzageza ku mpera y'isi yose uravuga ngo nimwumve inkuru nziza waraduhamagaye kugira ngo tubwirize inkuru nziza nayo tugomba kumenyesha abantu ni inkuru nziza y'agakiza ka Kristo Yesu ni kumuririmbyi yaravuze ngo umuntu w'Imana yaravuze ngo nge ntacyo nishoboreye ngarika asubijwe n'umuriro aravuga ngo noneho Mana uzuntume aravuga ngo hari abantu benshi
benshi bazimiye batamenye umwami Yesu Kristo. Aravuga ngo nimuze tujye kubabwira inkuru y'agakiza k'ijambo ry'Imana. Heladi la fodre. Reka abantu bahishurirwe Kristo bamenye inkuru nziza y'agakiza k'ijambo ry'Imana. Mwuka wera bagurira imbago menagura ibicaniro byose by'umwijima. Imbaraga za Kristo Yesu zishinzwe kumenagura ibicaniro by'abadayimoni zururuke muri iki kiganiro, abarwayi bakire. Hembura imitima badukurikiranye mwami, buzura umwuka wera. Uyu muyobozi w'Imana irahari nawe umuhembure, umugwirize mwami, mu inshuti z'umumaro kandi abone umugisha mwami. Ko tugiye kuvuga ubutumwa bwiza, itorero ryawe rihembuke, umukumbi wawe uhembuke, tukugira Imana bane natwe. Amen. Urakoze cyane kubw'isengesho ryiza uduhaye. Yego nukuri niguhereze umugisha. Amen, amen. Yari isengesho ryiza cyane kandi urumva ko ririmo umwuka wera w'Imana. Amen. Nari ngiye kukubwira mu kanya nti njya ngira amatsiko. Umuntu ashoboye guhamagarwa akaba umuhanuzi. Ego. Byo ubwabyo bimuhesha imbaraga zo kuba yasengera ikigeragezo kikavaho, cyangwa se bimuhesha imbaraga zo kugira ubutware bwo gukuzaho ikintu cyangwa kugishyiraho, kuba ari umuhanuzi. Bo reka nkubwire rero, nari maze kuvuga impano eshatu, ariko guhanura buriya hari itorero rya Kristo ryubakiye ku nkingi eshanu. Yego. Hariyo bita meme, meme, mukuru wa meme, musumba byose, mukubita rukoko na nyangufi nyirazo. Ntabwo nyangufi nyirazo nyangufi nyirazo ni hano. Bibiliya ivuga iki? Bamwe yabahaye kuba bavuga butumwa, abandi bahakuba bigisha, abandi bahakuba bungere. Abandi umuvuga butumwa bwiza, umwigisha. Bibiliya iravuga ngo ahabwe icyubahiro giruti icy'abandi bantu. Yego. Abandi bigisha. Umwigisha ashaka kuba afite impano yo guhanura n'izindi zose Imana ishaka ko atunga, aribo bigisha mujya mubona aba internationale. Nuko nyina benshi iyo tubabaye abigisha bahita bajya gushinga amatorero, ntibakore ministries nk'uko Imana bibashinze. Na niyo mpamvu ujya ubona kenshi rimwe na rimwe babivanga, kuba umuntu atamenya umuhamagaro we. Hari abihamagara kubwiriza, hari abavuga butumwa gusa. Ariko icyo mbajije, urambaje ngo umuntu w'umuhanura ashobora gusengera ikigeragezo kikavaho. Ndakubajije nti umuntu akimara guhabwa impano y'ubuhanuzi. Ego. Yenda reka ngikomatanyiriza hamwe kugira uze kucyumva neza. Kuba umuntu afite impano runaka bisobanuye ko n'izindi zose ari buzikoreremo. Impamvu nuko usanga umuntu afite impano runaka wajya ukabona ari gukora n'ibindi byose. N'umuhanuzi aravuga ubutumwa, araririmba, arapapasiteri, aragira gute? Uwo nguwo aba afite impano zose, umusumba byose. Ariko ni bake Imana ibiha. Ni bake Imana ibiha kuko ariko birashoboka ko birashoboka kuko no mu mpano tuvuga nk'impano y'uburondozi iri mu gace k'impano z'ubuhanuzi. Ntabwo Imana igiye abantu bose, kubera ko impano y'uburondozi ikorana n'umuntu ugira ubwenge, igakorana n'umuntu ugira ibanga. Ku buryo ushobora kunyaturira ibintu simbivuge, ariko hakaba n'igihe wambwira ikintu atari ko burya ati Imana imbabara buriya nubwo ubona ati burya naciye inyuma umugore wanjye, ngahita nguhamagara nkavuga nti wabuze ibyabaye ku mugabo wawe, bati burya umugabo wawe n'umusambanyi, atavuye hano tuamaze kubyatura, urwo rw'urusenyo buri umupfapfa. Burya umukozi w'Imana ubundi nirimba abantu bashyinguramo, nuko by'iki gihe byabaye nyine too much byabarapaye. Ariko yego nukuri nisugumwe. Umukozi w'Imana nimva nza ngashyinguramo agahinda, ngashyinguramo umubabaro, ngashyinguramo ibimbabaje ndetse n'ibinejeje, nabwo kandi nkabikubwira kugira ngo mihumure. Rero kuba umuntu ahanura ntago bivuze ngo umuntu ngo kuba ahanura ngagira n'impano yo kwigisha. Buriya tuvuge ngagira n'impano yo kurondora. Oya, na niyo mpamvu ujya ubona ikibazo dufite muri iki gihe cya none ni ukuba abantu batemerana. Niyo mpamvu umuntu abyikubira. Kuba umuntu ahanura akazanga bati mwumva ko Imana ivuze mukamukunda cyangwa mukadukunda tugahanura, ugahita wumva ko nkamugane umuntu akubwira ati mbabara umfashe gusenga umugongo uranyishe, wo kugira uvuge ati genda urebe kanaka agira impano yo kwirukana abadayimoni. Yanjye ni uguhanura, ntago bikunda. Twabaye nyine kandi urebe ukuntu abapfumu ubona barozi bo bararutana. Umurozi uhagarariye isibo yuba
yubaha umuyobozi uhagarariye umudugudu mu barozi. None umuntu uyobozi uhagarariye umudugudu yubaha umurozi uhagarariye akagari. N'uhagarariye akagari yubaha uhagarariye umurenge. None igitangaza, iyo umurozi akuroza akananirwa yitabaza undi murozi mugenzi we akavuga ati wamfasha. Ariko twebwe abanyamasengesho kugira ngo umwe umubwire ati ko naniwe gusengera uyu muntu, nkaba nzi ko impano yawe ityaye, nkaba nzi kuri mu mwuka w'Imana, wamfasha tukinginga Imana ko twese yadufasha, ugaterura iburyo nanjye ngaterura ibumoso, ubundi tukagabana umunyago, tukagabana umugisha. Ntago bikunda. Agahita akubwira ati njyewe Imana yarampamagaye, amavuta yose ndayafite, we mfite impano zose ndagusengera. Ugasanga umuntu yigisha deliverance atazi deliverance icyo ari cyo, ugasanga umuntu nyine arahanura, wanamaze duse umuhanuzi n'umuntu cyakaba atabizi, ugasanga umuntu arabwiriza atazi gutandukanya umubwiriza butumwa n'umwigisha w'ijambo ry'Imana. Ugasanga ni ikibazo dufite. Satani yaratuvangiye. Ntago abakozi b'Imana bari kwemerana, ariko abakozi ba Satani bo baremerana sha. Nicyo kimbabaza. Baranakundana. Abakozi ba Satani barakundana bakanashyigikirana cyane. Uzareba abantu bano kuri YouTube bavuga amatiku, abanyamatiku barashyigikirana mu rwego rwo hejuru, barakundana, shene zabo basangira ibiganiro. Ariko wibeshye ukadanilodinga tuvuge ku Imana irahari, cyangwa ukaganira ku musaruzi ugatereka ndanilodinga iki kiganiro cya Dre cyamfashije, ndabona kirimo ibihe byiza, nta bindi apana views. Kabati yabwirije numva ndafashijwe, none ibiganiro kambidanilodinga nanjye bya uploading, suko amamaza inkuru nziza bitanguko bita strike avuga ni we ndakubwiye kugira ngo kandi mwese muri abakozi b'Imana, ariko nta Mana irwanya indi, Imana iduha urukundo, nta Satani urwanya undi. Babiterwa n'ibintu nyine biri mu mitima y'abantu. Ubusanga nk'abanyarwanda, nuko ngiye kuvuga kuri kwinshi mu Rwanda, abantu benshi ubundi dukizwa kugira ngo tugere ku musaraba, ariko hari abantu bitwara nkaho bambitse umusaraba. Nicyo navuga, ariko ni ikibazo cyo kutemerana. Nakagombye kwemera ibyo ushoboye, nkabyemera kandi nkanabyizera kandi nkumva biranyuze. Nawe ukemera ibyo nshoboye kandi kumva biranyuze. Naho ibintu byo guhangana tuvuga twigira abantu bose bagangiye, ntago ibyo bintu ari byo, ntago ibyo bintu byadufasha. Nicyo navuga. Mukozi w'Imana, nagiriye umugisha wo kubana nawe. Mu gitondo umuntu yampamagaye arambwira ngo yarayarose inzozi. Nanjye ntabwo ndi muri babandi batemerana, urambikubajije kugira ngo yenda nze kuza kumusubiza. Arambwira ngo yarose abona we n'umugore bava mu rugo birukanka cyane, baragenda bageze aho bakatira amatike, ngo bari kujya gukatisha tike. Noneho ngo umugore nyine yaramuri imbere, urumva umugore ni nk'ari umugore wamuhamagaye ati nyaruka tugende tujye gukatisha amatike. Noneho bakatira umugore tike. Noneho umugore nyine asohoka kuko ngo babyira. Umugabo bagiye kumukatira tike bikajya bakamuhereza ahantu nyine ho kwandika, yakwandika inyuguti imwe ari buhereho bikanga. Abikora inshuro 3 biranga, inshuro ya 4 ukatira bari we umwandikiraho. Yikanguye abona wa wundi ukata amatike ari uri kumwandikira, ngabona ziciriye hari ku mugore yanjye. Izo nzozi ubundi zisobanura ibintu byinshi, zikanasobanura ibintu bitatu. Nane mpamvu yo sobanura ntago nyasobanura ikintu kimwe, vuga A, B cyangwa na C iyo bihari. Ubundi mu buryo bw'umwuka, urugo rw'umuntu rusobanura umutima w'umuntu. Ariko ko izo nzozi yabikubwiye n'uburyo byaje, ntago byinterpretinga umutima. We ni umugore n'umugabo. Bibiliya ikongera ikavuga itorero. Urumva ko umuntu ashatse yabengeka, ashaka akabisobanura uko ashaka. Uburyo umugore ni itorero ry'Imana, umugore n'umugabo ni itorero rya Kristo. Ariko kubona yavuye mu rugo, we umugore ndetse n'umugabo bagahaguruka bakajya mu rugendo, bakajya muri gare, bamara kujya muri gare, umwe agatikatishwa tike akagenda, undi bikanga. Bisobanura ibintu byinshi. Icya mbere bishobora kuba ari urupfu rwaje rutwara abantu babiri. Amara gutwara abantu babiri, umwe akaba ari ugenda mbere, ari we madamu. Uwa kabiri akaba yashatse kugira ngo nawe amukurikirane cyangwa nawe atahe, bikaba byanze kugera ku rwego uwumukatira itike we yiyandikije 1, 2, 3 bikanga, kugera ku rwego we afata
ushinzwe gukata akaba ari umukatira urumva ko yakangutse. Yego. Bishobora kuba umudamu imbere ye hari urupfu, bombi urupfu rwabashakaga, ariko umugabo rukaba Imana ishaka kumurokora, ariko ataba amaso ngo asenge, ushinzwe gukatira itike ari we rupfu akamukatira nyine akamwica ku ngufu. Already urumva madamu we yabonaga yagiye, undi yasigaye, urumva hasigayemo ikibazo. Nimba abantu bajya mu modokari kandi bafite urugendo rumwe ari umugore n'umugabo, madamu akaba yagiye yasize umugabo, urumva hari ikibazo. Icyo ni kimwe, ni urupfu nyine. Birifo rero ko umugabo agomba gusenga akabanza akareba. Imana ikubwira ibintu nk'ibyo, ubundi mu by'ukuri ubundi nkubwire tonto, Imana itubwira ibintu biri imbere kugira ngo ibitubwire tubibere maso, kugira ngo Imana ibikureho. Akenshi ibintu byadusohoyeho ntabwo Imana ibiduhishurira, nta nubwo tujya tubirota. Imana ibyerekana kugira ngo abe maso, abibere maso, kugira ngo Imana ikumire. Hari n'igihe Imana ibikora kugira ngo imwihanishe, imubwira ngo umaze iminsi urangara, nutaba maso madamu wawe aragugira gute? Aragucika. Wowe ugahita wahamuka, ndapfuye kabaye. Iyo uvuze ngo ndapfuye kabaye, dayimoni ushinzwe guhamagara urupfu bahita baza, kuko nta kindi cyazanye Satani, ni ukwica, ni ukwiba, gusenya ndetse no kurimbura. Igihe cyose ntuzajye wiyaturiraho ibintu bibi, ujye wiyaturiraho ibyiza. Ibibi bizagusohoremo utabigizemo uruhare, ariko utabyihamagariye, ariko uzikuvuga ngo ndapfuye, ngo ndakungumutse, ngo karabaye. Ibyo si byo, bihamagara abadayimoni b'ibyago. Kuko ururimi rwacu rurarema, akanwa k'umuntu wese Imana yaremye, kubera ko umuntu yamuremanye mu butware cyangwa ishusho y'Imana. Iyo turukoresheje neza, turi mu kamero k'Imana, turi kumwe n'Imana, bitubyarira inyungu rurarema. Iyo twabikoresheje nabi, bibyarira inyungu Satani, bikamuremera icyo Satani ashaka kugeraho. Icyo nshaka kukubwira ni iki: uwo muntu rero abe maso asenge, afasari Imana iri kumubwira ngo abe maso asenge kugira ngo Satani atamutega. Cyangwa akaba ari urugo rw'umutima Satani ashaka kubasahura amahoro n'ibyishimo, boshe buri wese agakatisha tike mujyana aho ndashaka. Ngo yabonaga bajyanye, yabonaga bajyanye kuko yabonaga mbese bari ari urugendo bafatanije. Yego. Urugendo rwo kuba yabonaga bafatanyije nyine akenshi ni urupfu. Nube maso basenge, kandi urupfu rudatwara umuntu umwe, nako rubashaka rwomba, ariko urumva rwahisemo madamu. Urumva ko inzozi bisaba ubwenge bw'Imana, ntago ari ibintu by'amarangamutima. Ushobora gusobanuza amarangamutima ukayobya abantu, ukabagaburira uburozi. Nuko undi nawe akambwira ngo amaze igihe kinini mu mujyi wa Kigali, amaze imyaka irenga 15 mu mujyi wa Kigali akodesha, ariko buri gihe arota ari iwabo mu mirima y'iwabo. Yahubatse inzu mu cyaro, ari guhinga, nizo nzozi yiberamo, ntarigera arota inzozi. Kankubwire pastor. Yego. Already iyo dusobanuye ko umuntu yarari mu mujyi tuvuge wa Kigali, akaba amaze imyaka 15 ari mu mujyi wa Kigali, kandi iminsi yose akaba arota ari mu rw'iwabo, bisobanura ibintu bimwe cyangwa bibiri. Ikintu cya mbere, hari igihe Imana itubwira ntitwumve. Mu buhe buryo? Imana ikakwereka uri guhinga iwanyu bimeze neza, Imana ikubwira ngo umugisha wawe ntawe uri i Kigali, umugisha tuvuga uri ku Gisenyi. Kuko umugisha utaba ahantu, umugisha uba ku muntu. Umuntu agahita avuga ati ngiye mve mwaya mataje, mve mwizi modoka, mve mwibi bihe byiza, nindangije nzarajare nzerere nsubire mu cyaro. Ati abazimu bashye narose n'abati ni karande, akajinaraza Imana ari imusura. Si impamya ko inzozi z'abadayimoni umuntu azirota rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu. Izo nzozi ziba ziva ku Mana. Dore ikintu uhita ukora, uhita usenga Imana ukayisobanuza ngo Mana, umugisha wanjye urihe? Kuko natwe twagiye tuva aho tuva, Imana ari itworiyanse kuvuga ngo genda umugisha wawe uri bunaka. Kandi nkubwiza ukuri Pascal, ku muntu basenga, ku barokore kenshi ibintu bito tutabimenye ni 3%, ariko 97% ni Imana ibitubwira. None rero umuntu asobanuza avuga ngo mbe Imana, umugisha wanjye uri. Hari igihe Imana yaba ari kumubwira ngo jya mu cyaro niho uzafatishiriza, ukanabona umugisha, ukanabona ubuzima, wowe ukaba wigundiriza i Kigali nta mugisha wawe uhari. Ikindi cya kabiri, bikunda kuza gutya ari inzozi za karande. Ikizabikubwira ni iki kari karande?
nuko uzaruta wasubiye iwanyu uri guhinga kandi Kigali cyangwa aho uri hose uhabaye neza kandi ukabona uri mu buzima bwiza. Nubirota gutyo bitandukanye n'ibyo urimo n'ibyo bamo, azaba ari karande bita diamond musikigingize ushinzwe kugusigingiza akwicaza gusubiza mu by'iwanyu. Nta kindi uhita usenga Imana ukayibwira ngo ko wambohoye ukankura muri karande ukankura mu rw'iwacu, mbohora neza nindangiza unyize nyire donka Imana gutandukanye n'iyo mico y'ahantu tuvuka. Ikibikubwira niki nuko urota uri guhinga cyangwa uri gutabira kandi ugasanga muri Kigali uracuruza kandi birimo biragenda. Imana ibikubwira ngo nubwo uri gucuruza bikagenda, Satani ari kukwifuriza guhomba no guhorana inyatsi. Kubw'ibyo rero mwana wanjye senga nindangiza ngo utabare nkurwanirire kugira ngo Satani ye kugusubiza mwiriya mibereho. Ntago abariyo babayeho nabi, nta nubwo abariyo bose twafite mama twafite imiryango, ariko buri muntu wese agira umugisha we. Umugisha ntago ubana umugisha uba ku muntu. Imana ikakubwira uko nguko ishaka kugira ngo igwishurire kandi kugira ngo ube maso. None rero utasenga ugahera nyine mu rungabangabo. Hari igihe uba mu buzima bw'akazitiro ari abadayimoni babugushyizemo. Rimwe rero na rimwe abantu bajya bango nta mpano yo kurota ngira. Kurota ntago ari impano, ahubwo umuntu keretse iyo umuntu azaba umuhanuzi niyo impano yo guhanura kenshi bitangira mu kurota. Kurota ni ibyitorero. Imana yasigiye itorero iravuga ngo mwebwe abasaza n'abakecuru bazarota, abasore n'abakobwa bazahanura, kuko isezerano ari irijyanye n'urubyaro rwanyu ndetse n'abanyu. Kutarota uko ni ikibazo kandi uri umuntu w'Imana. Murakoze. Urakoze cyane. Undi muntu nawe yewe ko ari nyinshira agakunda kurota agwa mu mazi cyangwa se yambuka amazi ariko amugera mu muhogo. Urumva mu buryo bwa Bibiliya Imana yerekana amazi yabyeretse Ezekiyeli. Imwereka amazi amugera mu bugombambare. Yongera imubona abona amazi agera mu gatsinsino. Yego. Andi amugera hangaha nyine. Icyo cyaregeranyo cya Mwuka Wera Imana yabwiraga Ezekiyeli ibwira abantu igipimo cy'agakiza abantu barimo. Hari utangira amazi amugera hano ku gatsinsino niwe ukubwira ati ndi umurokore atari kuburya ndi n'umusinga nakwereka. Aho wagera ku mavuga ko ati twebwe iwacu turasenga atari kuburya umugore umwe ntago ajya mpazaga. Tiburya ngiye mfashwa n'abagore babiri. Ngo ni byatuma dahanura yarangiza n'umwana akamukubita. Yabonye umwana aravuga ati ndakurya sha. Ubusanga bagifite imizi y'ahantu bavuye. Amugera hangaha mu rukenyerero. Yego. Hari igihe abaragakiza. Imana ikubwira ngo maze gukizwa ariko uracyafite ingeso yo gukunda amafaranga. Urazi ko Paulo yandikiye Timoteyo ngo kubaha Uwiteka iyo bifatanije no kugira umutima unyuzwe bivamo inyungu nyinshi. Kuki Imana yamubwira iriya jambo ikongeraho kunyurwa n'inyungu nyinshi? Nuko abantu benshi bubaha Uwiteka ariko ntibanyurwa. Nuko abantu benshi bubaha Uwiteka ariko ntibajya bishima. Abantu barasenga ariko kamere ya kera, umuntu wa kera ugasanga aracyabatuyemo. Abantu bariyiriza aho ugasanga umuntu wa kera baracyabana nawe nukuri pe. Kankubwire pastor, ugasanga umuntu ntarahamba umuntu wa kera kandi yuzura Umwuka Wera. Abo nibo uzasanga ku ruhimbi nimba mbyinye ngafashwa ngasirimba ngahimbaza Imana. Pastor aravuga ati ibyo bintu by'inzaduka. Keep silence please. Muceceke. Kandi ugasanga nta kintu na kimwe umuntu afite kitadutse. Nta nzaduka itariho. Ibintu byose ubona byadutse na kera byaradutse mu gihe cyabyo. None ugasanga nicyo. Ikindi cya kabiri, hari igihe umuntu arota amazi mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Imana akabona amugeza ahangaha ari ijambo ry'Imana maze kuma tonke ari kugenda kura mu buryo bw'umwuka. Akaba n'igihe none umuntu arota ari kwambuka icyo kiraro cy'amazi ariko tuvuge nko mu Kivo ugasanga roza. Icyo ngicyo bisobanura ibigeragezo n'urugamba. Kwambuka ikiraro mu buryo bw'umwuka gisobanura ibintu byinshi. Hari ikiraro gisobanura uburyo gitwa uburinzi, Imana ikagushyiraho ikiraro. Hari n'ikiraro gisobanura inzira Imana iguciriye. Hakaba n'ikiraro gisobanura ko Imana igukuye mu buzima bumwe
wambukije ubundi. Iyo urose rero wari uri koga ukabona wambutse ikiraro, ni ubuzima bw'ibigeragezo abantu batakubonagamo kandi umazemo igihe kirekire bwarakurenze, Imana ibikwambukije igushyize ahandi hantu ikakuremera andi mashimwe ikakuzana ku musozi w'amashimwe. Nicyo rero bisobanura iriva ko umuntu uri gusobanuza kubwira uko byaje, ukakubwiye uko byaje nibwo umenya ibyo ari byo. Niyo mpamvu nanze ABC kugira ngo umuntu aze kwibonamo angle aherereyemo. Nicyo navuga. Urakoze. Hari izindi nzozi hari izindi nzozi ziteye ubwoba zanasenye ingo nyinshi. Kuba umuntu yaryama karota yafashe uwo babana ari gusambana. Ibyo ngibyo bisobanura ibintu byinshi, ibintu bitatu. Ubundi nyine reka nkubwire Pascal, nkubwije ukuri ikintu cyo kibaho nuko abantu benshi, abantu badukurikirana b'iyi minsi bose bigize abanyabwenge, kandi biravango muri iyi minsi igihe ubwenge bwa benshi buzagwira. Ari ibintu bitatu bibaho buriya nko muri Bibiliya, kuko inzozi nsobanura n'ibyo mvuga ngewe akenshi na Bibiliya narayisomye ndanayigisha, ndi umukozi w'Imana, ndi umuvugabutumwa. Inzozi urabizi ko Abayisiraheli iteka iyo baterekeraga Imana yabonaga ko basambanye. Sinzi nimba uri kubyumva cyane. Iyo batandukiraga bakayoboka izindi mana, Imana bafataga nk'abasambanyi. Gusambana bugira ubwoko bwinshi. Hari ubusambanyi bwitwa feeling, hari ubusambanyi ni byinshi. Ubusambanyi bugira kategori nk'uko n'inkundo ziba nyinshi. Hari urukundo rwitwa eros, hari philos, hari agape, hari feeling ituruka kuri feeling nyine bya bindi byako kanya by'amarari biraho ngaho tu byako kanya. None iyo Abayisiraheli babengukaga izindi mana cyangwa imitima yabo ikabona bataraye, reka ngwe nk'urugero gatoya. Iyo usomye igitabo cyo kuvayo cyangwa igitabo cyo kuva cyo kubara, uzasanga Abayisiraheli ngo Balamu agiye kubavuma ngo yaravuze ngo nabategetswe kubahisha umugisha, ariko ngo baza kwiga ubundi bwenge baravuga ngo nzi iby'Imana yabo yanga. Ngo Imana yabo yanga iki? Yanga ibiteye isoni. Ngarangije ngo biga uburyo ki bagomba kuzana abakobwa bambaye mpene barebe, ngo abakobwa bambara ubusa, ubundi style yo kwambara ubusa yavuye aho ngaho, umwuko kugusha abakozi b'Imana naho wavuye. Ngo baragenda bambara mpene barebe, baracimbura utujipo, ngo barangije batumira Abayisiraheli. Abayisiraheli ntibari bazi ibibera uko bisa. Urankurikira? Nta nubwo bari bazi ibibera uko bimera. None babatumiye mu nkera no mu birori, ngo yareba amataya ati ya ngahomberwa nkajya kumva ikindi. Abakobwa bari kuri misiyo, ndafashijwe ko numva nangiye gufashwa mama, bari kuri misiyo. Ngo abakobwa ukavuga ati yewe, how are you, what your name, witwa nde, where are you coming from, wavuye? Ngo abakobwa ati atamuhwede nditeguye sha. Ngo batangira kubasekera, ukabasekera Satani akavuga ataha nagufashe, ukabasekera mu majyepfo bikaba hatari, mu ntara y'amajyepfo bikaba ibindi. Byamara kuba ibindi nta kindi barasambanye. Bamaze gusambana ngo Imana irababara iravuga ngo kumba Abayisiraheli ni abanyamurengwe gutya, ngo Imana yangaga ibiteye isoni muri bo. Barabibazanira rero kuko Balamu we na Baraki bari bazi ko Imana y'Abayisiraheli yanga. Babazanira rero ibyo yanga aba ari byo bayoboka. Nta nibwo muza musoma ngo Finehasi mwene Riza, Finehasi hafi ngaho Kayifuni, ngo havamo mu Isiraheli umwe ngaryamana n'umunyamahanga, ngarangije ngamutikura icumu, ngo Imana ivuga mu Gifaransa iravuga nka ntuka, niko yavuze nyine. Ako nako nishyiriyeho, ariko yarafashijwe iravuga ati Finehasi mwene Riza ari waruni atumva uko Uwiteka avuze, kubera kurwanya ishyaka nk'iryo nendaga kurwana, icyo uvuze n'icyo ukoze ndagigikiye, ngo bituma Imana ikura mu gika mu bwoko bwande, mu bwoko bw'Abayisiraheli, kubera ko yarwanya ishyaka ry'Imana. Mbivugiye iki umukozi w'Imana? Mbivugiye ko ari igihe abantu rimwe na rimwe babona ibintu nk'ibyo, ukabona madamu wawe yasambanye, Imana iri kumubwira ngo ubwibone bwawe burakabije. Wabanye na madamu wawe yiyiriza iminsi 7, none sha asigaye ashaka gukorerwa massage
massage oya sauna massage massage yo kuko si ikibazo sauna massage nundi mugabo Imana ikabona ni bad ikabona is shit ikabona n'umwanda kamubwira ngo dore madamu wawe yatangiye gusambana dore yatangiye uko yatangiye rero gukorerwa massage n'abandi bantu urekuraza kureba mukanyaraza kumubwira ati mama nakanamba tujye gusangira ka kofi hariya hirya ubundi usanga Imana yavuye muri we Imana ikabikora uko nguko imubwira uburyo bw'iki imubwira uburyo bwaho yatinze nahari iri kumubwira ngo sengera umuntu wawe abe maso mugarukeho icyo ni kimwe kabiri Imana ikongera ikabikwereka ari ubusambanyi kuko ari ubusambanyi bw'amoko menshi nago nabuvuze byera tuzagereye tubukorereho ndabyebenza ko tuzakora ikiganiro kivuga kuri sex ubusambanyi gusa hari ubw'amaso hari uburyo umuntu asambana abayitubaza abantu benshi bakurikirana social media abona abasambanyi abenshi ava ku Imana akajya kumusaruze akava ku musaruze akajya ku rugenderane akava ku rugenderane akajya kumpanura akava kumpanura akajya ku ijwi ry'umukangoze akava ku ijwi ry'umukangoze akajya ku musaraba akava ku musaraba akajya ugasanga shene zose nabo ngabo muri parite y'Imana Imana igibiti bica muki ugasanga uzi ko Imana ibafata nk'indaya zirigwa zihinduranya abagabo ubundi wakagombye kugira ahantu hagufashire nugera ahantu ukafashirizwa ntuzahava uzabane yego ibihe byiza ntibihoraho nubona ubifite fashwa wuzura umwuka wera usenga ube mu Mana hari igihe iminsi ibiri benofata ibikamya nangiye gusakuza narimfashije hari igihe iminsi ndafashijwe hari igihe nukuri nangiye gufashwa hari igihe iminsi bikamya rero hari igihe Imana kubera ko Imana ntirora nk'abantu Bible iravangerega ibyo munsi nanjye ndabizi uretse no kuba mubizi kandi ntago mundusha Imana izi ibyo twebwe twibwira izi Bibiliya yanditse mu mpitagiye iri mu ndagiye ikaba no mu nzagiye hari igihe rero abantu twigishwa iby'impitagiye cyangwa ntitube mu ndagiye kandi impitagiye twigisha ibiri mu ndagiye indagiye nayo ikadutegurira icyo bita inzagiye aho bita hazaza aho reka mpimuka aho ngaho Imana ikabikubwira gutya ikubwira ati dore karabaye dore karadereye dore ukuntu bimeze ikindi cya gatatu Imana ikakwereka izo nzozi zawe madamu wasambana cyangwa umugabo Imana ikubwira ngo nubwo mubana nk'umugore n'umugabo aracyatuye mu matongo ya karande Imana ikaguhisha ukubwira ati mwana wanjye bamaso senga kugira ngo umuntu wawe mugarukeho nindangiza mutabare kubera ko buriya njyewe ari inyigisho nyinshi nagiye nigisha n'ibintu nagiye nsoma rimwe na rimwe nkegera Imana cyane Pascal kankubwiza ukuri kweruye 90% by'abantu basambana bitewe n'imbaraga z'umwijima biturutse kuki abantu bagendana buriya nkubwire ko buriya uzi ko ubusambanyi bwandura ubusambanyi ni nk'icyorezo burandura ushobora kugendana n'umuntu ugahumeka umwuka we ubu nyine akakwanduza imico ye rero 90% nasanze ari ibyo bintu bifite sohuse aho twagiye tuvuka abo twagiye tugenda nabo twagiye dusengana n'abandi already reka ngwe nk'urugero nimba ivuga abanyamadini muraza kuntera amabuye nimba ngusengeye muri ngiye mfite mu busambanyi nawe ukaba ufite ubusambanyi ndagucaginze uravongaho kujya gutega ndacyemera uravongaho ngaho rero ujya gutega indaya uzi impamvu ndacyemera ijana ku ijana uzi impamvu nta satani wirwanya urica abadayimoni nawe bakurimo se ntibishoboka impamvu abatambyi babanzaga bakamara iminsi bakiyeza mbere yo kugira ngo umuntu atambire abandi bitamba akwiye kuba ari igitambo kizima none ze nimba uri igitambo cyanduye uraza kumpumanura ngo ngire mwiza gute kandi nawe wanduye nawe uhumanye ntibikunda ahubwo ndavidura ibindimo turaza kumera nk'abasharizanye buriya nureba iyo umuntu asambanye n'umuntu umwe ibintu byose biri muri we arabigusigira nimba ari umwibure nimba ari umwiyahuzi iyo kayigutamo iyo babaye 5-6 na niyo mpamvu ujye ubona indaya babita ngo babita ngo cyarya mugi babita baki oya sinzi ukuntu basigaye babita ni indangamirwa ariko sinzi indangamirwa nyangamugayo basigaye bazita inyangamugayo niyo mpamvu ujye ubona rimwe na rimwe mu mutwe ubona bafite ikibazo ukabona ntibuzuye baba barahuye iriya si ikibazo cy'uburwayi ngo yahuye ngo n'ibitsina byinshi cyo kibazo ahubwo imyuka myinshi yabo baryamanye yirundiye mu muntu noneho rero iyo uye mukoze rero nawe jasegese ukajya kuyigura uhava gufumbiye akoroje
Adrien, reka tugushimire. Njya nkunda gukora ikiganiro gitoya kugira ngo nibuze umuntu abe yacyumva cyose akirangize, kandi ndizera ko watwemereye ko tuzakora ikindi gice cya kabiri. Reka ngusabe kugira ngo hari abantu benshi cyane bakurikira Imana irahari ariko batajya basobanukirwa iby'inzozi cyangwa se bakeneye uwabasengera. Tuzakora ku masengesho dukore nyemerera utambutse nimero yawe ya telefone. Umuntu wese uzagushaka azamamagara. Mbabarira utambutse kuko njyewe bashobora kumpamagara. Ntacyo ni 0787 0787 Urakoze cyane, bazaguhamagara ndabizi kuko hari abantu benshi cyane bakeneye abakozi b'Imana bakirimo bagihagazemo. Ubushize nandi kukubwira ngo ubu noneho nkeneye uyu mwaka wa 2025 nkeneye nibuza abakozi b'Imana bafite imbuto bahagaze neza. We warudukurikiye urakoze cyane, kandi Adrien tuzongera kubana yabitwemereye. Nimba utarakora subscribe ukora subscribe, unyarukire ku Musaruzi TV ukurikirane inyigisho nziza zitavangiye zitandukanye neza b'iki gihe. Ibisigaye Yesu aduhane kadusenga Imana kuko ijambo ry'Imana bane natwe. Amen. Urakoze cyane kubw'isengesho ryiza uduhaye.